Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV. None ahangiye kubahereza ibintu 10 ndetse impamvu zikomeye zituma umuntu agomba kureka nonaha ubusambanyi. Icyambere nanone tudatinze rero, kubura ubudahemuka. Kubura ubudahemuka. Iyo mpamvu yo yonyine igomba gutuma ureka ibintu by'ubusambanyi iraruka rigabanya. Uko ngiye kukuhereza ubusobanuro bwo kubura ubudahemuka. Umusambanyi arenga ku masezerano y'urukundo, akerekana ko adashobora kuguharanira cyangwa kukubaha mukuri. Maya Angelou yagize ati, when someone shows you who they are, believe them that the first time. Yaravuze ngo iyo umuntu akwerekanye uwo ari we nyakuri, cyangwa iyo umuntu akwerekanye uwo ari we nyakuri cyangwa uwo ari we nyakuri, wizere ibyo ubona bwa mbere. Ibi bisobanura ko iyo umuntu akweretse ko atabasha kuba indahemuka, utagomba gutegereza ngo uhindure ibyo wamenye. Ubwo nyine nuko nguko umwizera. Cya kabiri, kwangiriza icyizere. Iyi mpamvu ni ya kabiri ishobora kuba wagira ute wareka ubusambanyi, kuko nubikora icyizere cyawe kizataka. Cya cyizere cyari cyubatswe mu rukundo gisenyuka iyo habayeho ubusambanyi, bigatuma nta mahirwe yo kugarura umutekano mu rukundo. Ndetse Friedrich yaravuze ngo, I'm not upset that you lied to me. I'm upset that from now on I can't believe you. Suko wambeshye kundakaza, ahubwo nuko ubu ntazongera kukwizera. Cya gatatu nanone rero, indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Iyo ndwara icyambere cyo ugomba kugira ute, iyo igomba kukubera impamvu yo kwirinda ubusambanyi, cyangwa ugafata umwanzuro wo kugira ute uva mu busambanyi. Kuba mu rukundo n'umusambanyi byongera cyane ibyago byo kwandura sida, VIH, icyo bita hepatitis B na chlamydia. Uyu ni umutekano w'ubuzima bw'umubiri wawe ugomba gushyira imbere. Nanone cya kane, guhungabana k'umutima. Ubusambanyi butera agahinda gakabije, guhangayika no kwangirika ku mutima. Brené Brown yagize ati, we are hardwired for connection, and when trust is broken it feels like a fracture in our soul. Twaremanywe n'impano yo gufatanya, ariko iyo icyizere gisenyutse bimeze ngo kumeneka mu mutima. Nanone rero icya gatanu, ubwo ndi kuvuga vuba vuba, we nukenera kumva neza urasubiza inyuma. Cya gatanu, ngo kuba mu rukundo rutarimo umutekano. Iyi nayo ni impamvu imwe ishobora gutuma uva mu busambanyi nonaha. Iyo umukunzi wawe asambana, uba uhorana ubwoba no gushidikanya aho ari n'icyo ari gukora, bikaguhindura umunyabwoba aho kuba umuntu wishimye. Beze ku cya gatandatu, gusenyuka kw'icyubahiro cyawe. Iyi ni impamvu imwe igomba, nanone iyi ni impamvu muri zimwe ugomba gufatiraho umwanzuro kutagomba kujya mu busambanyi kugira ngo icyubahiro cyawe kigumeho. Ubwo nubijyamo icyubahiro cyawe kizagira ute, kizavaho. Kuba kumwe n'umuntu uzwi ko ari umusambanyi bigira ingaruka ku isura yawe mu muryango no mu bandi, bigatuma bagutakariza icyubahiro. Cya karindwi, kwangiza imiryango. Ubusambanyi bushobora gusenya ingo, guteranya imiryango no gusiga ibikomere ku bana n'abavandimwe. Cyo singitindaho. Cya munani, ugutakaza umwanya w'agaciro. Gukomeza kumarana imyaka n'umuntu utakubaha ni nko guta imyaka yawe y'ingenzi umuntu utazigera guha agaciro. Ubwo rero Steve Marbury yagize ati,
The wrong person will waste your time, drain your energy and hurt your soul. Umuntu utari uwawe azagutakaza igihe, agukuramo imbaraga, akanagukomeretsa mu mutima. Nanone icya 9, amakimbirane adashira. Ubusambanyi butera intonganya, gushinjanya, gucungana no guhora mu kababaro. Icya 10 rero, kubura amahirwe yo gukundwa by'ukuri. Iyo witaye ku musambanyi wica amahirwe yo kubona umuntu ugukunda by'ukuri kandi uguhesha amahoro. Inama rero, ntuzigere uha umwanya munini umuntu ukugirira nabi mu buryo buhoraho. Ureka umusambanyi si igihombo, ahubwo ni intambwe yo kwikunda, gusigasira icyubahiro cyawe no gufungura umuryango w'ahazaza hawe heza. Umwanzuro nanone rero, uba mu rukundo rutarimo ubudahemuka ni ngo kugerageza gusiba umuriro ukoresheje lisansi. Buri munsi uba wongereye ubukana bw'ikibazo. Kureka umusambanyi ni uguharanira amahoro, ubuzima bwiza n'icyizere gishya. Urukundo nyarwo ruba mu bantu bashyira imbere ukuri, icyizere n'icyubahiro, kandi guhitamo kubaho muri ubwo buryo niwo mugisha ukomeye kurusha byose. Rero ndabakunda cyane cyane. Ni yari Fabio wabagezaho icyegeranyo. Wowe wadukunze ugakora subscribe, Imana iguhe umugisha. Utarayikora, uyu niwo mwanya ngo uyikore. Ciao ciao.